aba bantu ndashaka kubavugaho, Jimmy Mulisa ndetse na Rwasamanzi Yves ndashaka kubavugaho. Ndashaka guhera cyane cyane ku makimbirane cyangwa se kutumvikana kw'aba bagabo. Byahereye he? Byazanywe n'iki? Byatangiye ryari? Ndabyibuka ni kuri cyagiye De Gaulle yayoboraga. Murabyibuka igihe De Gaulle yayoboraga Ferwafa, ubwo turaza kugenda twibukiranya imyaka. Habayeho ikintu, muribuka ko itimu ya APR begeze kujya gukora, bajya gukina match za gishuti, icyo gihe hari muri Congo Brazza, bagezeyo baratsindwa. Icyo gihe ngira ngo twatsinzwe niba ari 3-1. Ariko nagize amahirwe yo kureba match, iyo match twarayirebye, ariko iyo match tuza kuyireba icyo gihe ahantu twaje kurebera match, kuko ahandi hose twayibuze. Tuhageze twahasaze umuyobozi w'icyubahiro wa APR Afande James yari ahari, yari yicaye ku meza ye, turimo tureba match, twari karume kabisa twitonze tureba match irarangira baradutsinda. Icyo gihe ndabyibuka Afande yagendaga baza buri muntu, ariko icyo gihe nge sinzi ukuntu ari isose, nari nagiye ngaruka barimo basana basoza, ariko yagendaga baza buri muntu amubaza ati bihagaze gute, urabona match ibonye gute niki. Ariko agiye kugenda aravuga ati igisubizo ndagifite, ati mfite umutoza, ati dufite umutoza, ati mu minsi mikeya itimu ya APR izaba yabonye umutoza. So twabonye Mulisa ari uhageze, ariko ngewe byari byiza ko Mulisa yakiniye APR, Mulisa yakiniye ikipe y'igihugu, Mulisa yakinnye mu Buhinde, yari yarakinnye i Burayi, yari yarakinnye ahantu hose, yari yarazengurutse akina. Ndavuga intibiye byose Mulisa ubwaje wasanga uyu ari umutoza mwiza, reka dutegereze turebe. Ariko Mulisa byagiye byanga, bigenda byanga. Noneho haza kuza ikibazo, federation baza kwicara baravuga bati rero nta mutoza uzemererwa n'umwe kongera gutoza ikipe club yo mu cyiciro cya mbere adafite lisansi A. Baravuga ati umuntu udafite A ntago azongera gutoza. Ibyo rero byari bivuye hehe? Niho nshaka kuza amakimbirane y'aba bantu ahantu yaturutse. Bivugwa ko kuko icyo gihe Rwasamanzi Yves niwe wari ukuriye abatoza, niwe wari perezida wabo. Noneho bivugwa ko aba batoza b'abasiniya ari bo bicaye, bamaze kwicara bafixinga iki, bashyiraho kino kintu cyo kuvuga ngo abatoza benshi baraza bakadutwara akazi, abafite za B, abafite za C, abafite za D. Kuko icyo gihe murabyibuka hari hadutse abitwa ba kamarade bana mwana, abitwa bandi bakaza bakiyaminiye bagatimbura amakipe, abo ngabo bagahabwa akazi. Hakaza icyo gihe hari abantu benshi nyine bahabwa akazi ariko badafite lisansi. None aba batoza bivugwa ko ngo bicaye bakora gakundu bwako, kuko Rwasamanzi niwe wari ukuriye iyi ntuza, niwe wari ukuriye abatoza, niwe wari perezida. Bashyiraho iri tegeko barijyana muri Ferwafa, bavuga ko nta muntu uzongera kugira gute gutoza, urumva, adafite A. Ubwo ni umutoza mu cyiciro cya mbere. Iryo tegeko ryagonza abantu benshi, rirabagonga pe. Icyo gihe cyereka iyo wazaga ukavuga uti ikipe ngiye kuyifata mu gihe gito, wenda usigariyeho umuntu baramwirukanye bageze gute, ukavuga uti nje kuyisigaraho ibyo nk'amezi 3 kugira ngo ndangize iyi ntuza iyi sezo, no ngende ikipe izaza n'undi mutoza. Aho barakwemeraga, ariko bya bintu byo kuzugasinya nk'umutoza mukuru udafite A bari barabiciye babikuraho, kuko icyo gihe nibwo bari bamaze kugira gute, nibwo bari bamaze gukorera ama lisansi. So haje kubiki rero icyo gihe aba Barwasamanzi nabande bose nabamashami nabakasa nabakishi, muribuka ko bakoreye icyarimwe bakorera A, barakora. Ndetse muribuka ko icyo gihe haje bakavuga ngo 3 ngo babaye ba mbere. Icyo gihe ngira ngo ni Mashami na Kasambungo nande babaye ba mbere ari 3, abandi bagenda bagwa mu ntege, abandi bagira gute. Noneho haza Kimbunga cyavugaga ko Mulisa nawe agomba kugira gute, agomba gukora. Mulisa koze aratsindwa.
atsinzwe Mulisa ararakara ndetse avuga ko bashobora kuba bamugambaniye, harimo abarwasamanzi n'abande baramugambanira kugira ngo Mulisa atagira gute atayibona. Icyabaye niki, Mulisa yaratakambye aravuga ati ngewe rwose icyo gihe ni umurundi, muze kunyibutsa umurundi kuntu yitwaga muri comment, ariko hari umurundi niwe wari waje gutanga amahugurwa, ari umurundi w'umuhanga cyane muri FIFA, yari instructor wa CAF, ngira ngo no muri FIFA bari baramu, kuko yari instructor ukomeye cyane. Baraza barafatanya n'amabombe niki, Mulisa aratsindwa. Atsinzwe habaye kuvuga ko yagambaniwe, agambanirwa n'abari abatoza bakuriwe na Rwasamanzi, ndetse avuga ko Rwasamanzi ategeza amuvugira. Icyo gihe rero niho hatangiye inzigo. Mulisa ikintu yakoze niki, Mulisa yaragiye yegera, ubwo ngenda ndashaka kubivuga uko biri, yegera Afande James aramubwira ati afande rwose urabona banyanze, barangambanira, bagira gute, ndatsindwa n'ibiki byose. Aravuga ati harimo urwango niki, mbega Mulisa yerekana ko bamutsindishije totale kabisa, ko batamushaka batamwifuza, bamutsindishije bagize gute. Mulisa atakira Afande arabimutekerereza niki. Buriya rero Afande afasha abantu benshi pe, afasha abantu benshi cyane, hari abo yagiye afasha benshi, ngira ngo murabizi Afande James hari abantu benshi afashe mu mupira w'amaguru benshi, ngira ngo abenshi bagiye banasezera bazaga nyuma bakavuga bati ntiturabona umuntu nka Afande, ntiturabona umuntu nka Afande. Amakuru avuga ko Afande ubwe, Afande James Kabarebe minister, yakoze mu mufuka we mu mafaranga ye yishyurira Mulisa, aramubwira ati rero, kuko Mulisa aramubwira ati muri Zambia ubu ngubu bagiye gukora. Aravuga ati okay, noneho hano niba bakurwanyije, hano niba byanze, wowe gira gute, jya muri Zambia. Amukubita ipinda. Amakuru avuga ko ashobora kuba yaramuhaye hagati y'ibihumbi 10 na 15 kugira ngo ajye muri Zambia, ajye kwiga iki, ajye gukorerayo. Arakugenda yagiye muri Zambia. Ubwo ndashaka kubabwira ibintu byose bigiye bihari, ngenda mbereka nyine ibintu byose, hanyuma ubwo muraza kuvuga ngo mubi ninde umwiza ninde. Mulisa ageza muri Zambia arakora, agira gute, muri Zambia ikizamini kimukubitira hareba inzega, aratsindwa. Atsinzwe aragaruka. Ibyo byose simbizi, ibyo naba mbeshye, ariko wenda wasanga Afande yaramubaje ati se bihagaze gute watsinze. Buriya ntiyabuze ibyo amubwira, ariko muri Zambia yari yakubiswe. Araza arahagera, hageze arongera mutakira, aramubwira ati ariko Afande urabona bimahagaze gutya n'iki byose, ati muri Amerika, ati gutya na gutya, ati ngiyeyo nayizana. Icyo gihe na Dogori aramushyigikira n'iki, APR icyo gihe niyo yamwishyuriye aza muri Amerika. Aza babwiye ko aje gukorera iki, aje gukorera ahageze amakuru avuga ko kari agakipe ngo ko mu byiciro iyo ngiyo. Araza ahakubita ibyumweru 2, ngira ngo kumbe yari yibereye mu yandi mahugurwa rwose. Hakubita ibyumweru 2 arongera agira gute, yigarukira i Kigali, azana tuntu tw'ama certificate turi aho ngaho, aho kugira ngo azane ntuza lisanse, azana ama certificate yaho nka kwa kundi bashobora kuvuga ngo yakoze stage yagize gute. Abantu bavuga ati karabaye, ibi ni ibiki tere. Ubwo abaraje aragaruka, agumaho, ariko nk'ibisanzwe aperi baravuga bati rero nubundi uyu numwana w'ikipe, numwana wayikiniye niki, kuko bafande n'ababyeyi. Ndakubwira ukuntu Afande James yafashaga Mulisa ni nkuko yafashije abandi. Muri buka Faustin avunika, Afande ni wamwishyuriye ku mafaranga ye. Murabyibuka Faustin amaze gukira ibintu yakoze, araza ajya hariya tuka aperi sinzi bitutsi yayitutse. Icyo gihe bari bakinyana rero sport, ajya hariya arayituka ayimerera nabi, inyiturano. Muribuka abantu bose bagiye bavuza, yavuje ku giti cye, abantu yagiye afasha umupira w'amaguru ni benshi rwose. Mulisa rero nawe bamufashaga muri yo kadira, Afande yamufashaga nka gutyo kugira ngo arebe byibura umuntu wakiniye APR ko Mulisa yari yarashimishije, yaradushimishije nk'abafana bafanaga APR, gufashwa byare ngombwa. Ubwo ngenda babwira ibintu biri ku murongo kandi mashaka kugira ngo
uwo bikomeretse bimukomeretse, ariko mbashaka gushyira ukuri ahagaragara kugira ngo mbereke ibintu Rwasamaza hanini yapfuye na Mulisa, kuko iyo nzigo Mulisa yarayigendanye avuga ko abatoza bamwanza aribo banamutsindishije icyo gihe, ndetse bavuga ko bategeze bamuvuganira kuri uriya Murundi kugira ngo amuhe amanota. Ariko ndibuka ko uwo Murundi yaraje arabigisha, mu gihe gito yasize cyabaye asubira iwabi Burundi, noneho haza undi mutoza ngira ngo wari mushyashya turutse niba ari muri Kameruni, icyo gihe ari kumwe n'amabombe, aza ari buje gutanga ibizamini, Mulisa biramugarika. So ubwo nari ngarutse inyuma, Mulisa araza avuye muri Amerika, ahageze Mulisa aza kungiriza, murabyibuka yungirije umutoza Petrovic. Ariko ubwo nababwiye ibihugu yavuyemo, yakubiswe mu Rwanda, ajya muri Zambia, Zambia yarakubitwa, aza muri Amerika ahakora ntuza y'ibyumweru 2, azana ga certificate karaho ngaho, ariko ntabwo yari license. Aragaruka, abagarutse mu Rwanda, agarutse nubundi baravuga bati uyu n'umwana wacu, reka tugire gute tumuha ikipe. Icyo gihe Mulisa arungiriza, muribuka Petrovic aza, Mulisa aramwungirije. Agashya kabaye rero niki, Petrovic ubwe dokteri niwe witereraga amakona, Mulisa yihagarariye hejuru yifashe gutya. Petrovic atera amakona, ageze ariko imwanga munda, aragenda abaza abayobozi, arabaza atari ko se uyu niwe boss wanjye, ninjye boss we, bihagaze gute? Kari njye utera amakona, kari njye ugira gute? Ese uyu ni unyobora cyangwa bihagaze gute? Kuko ndashaka kubereka ko Mulisa niko ameze, we niko ateye. Petrovic hamaze igihe, muribuka igihe yagendaga, Mulisa asigarana ikipe, arayisigarana. Amaze kwisigarana, muribuka APR ko yazanye uwo bita Ziratiko. Ziratiko murabyibuka kiza yakubiswe imikino myinshi. Ariko Ziratiko akihagera, kuko Petrovic yamuhaye amakuru, aramubwira ati hari umuntu bita Mulisa umwungiriza, ntuzemere ka kungiriza, ni wibeshye ukemera azagukorera ibintu bikomeye cyane, nuhagera umwange. Ziratiko yaraje arababwira ati ngewe uyu mwungiriza gutya na gutya, barambwira ati oya, amuri ni moja, arakungiriza, nta kundi warakungiriza, ibyo kuvuga ngo numushaka ibyo simbizi, ariko wowe ari bukungirize tu. Aravuga ati sawa, ariko ikizaba muzamubibona. Ziratiko baraje, icyo gihe bivugwa ko Mulisa arafite abakinnyi be 11 be babanzagamo hari, none cyaje kuba umwe akagira abakinnyi be undabe. Muribuka icyo gihe arakubiswa, kubitwa na za Rwamagana, kubitwa na zande. Ziratiko baragenda bamuhindura icupuri, barahindura icupa, ariko Ziratiko akababwira ati ngewe nababwiye ko nishakira umwungiriza, naye narabibabwiye mbere. Ziratiko arabyerekana, kuko icyo gihe bajya no kwirukana Ziratiko, bamwicaje baramubwira ati twumvikane byibura turebe ko watugabanye. Ziratiko aravuga ati sinshobora, nari babwiye, mbabwira ko uyu mutoza nabishaka n'iki byose. Ziratiko yagiye imbumbe bayimuhaye, aragenda. Ubwo ndashaka kubereka Mulisa ko adashobotse, kuko icyo gihe Ziratiko akiza nabwo harimo ibyo bintu byavutane kuvute. Ziratiko aragenda, agiye Mulisa niwe wahise asigarana iki? Mulisa niwe wahise asigarana iyi kipe ya APR, arayitoza. Amaze kuyitoza murabyibuka, ajya muri icyo gihe ngira ngo hari muri Sekafa, yari Sekafara kanibuke neza, yarahitwaye Imana yo mwijuru. Ni Sekafa ni ihe match aragiye gukina, yangira ngo ariko hari muri Sekafa. Mulisa ni wayitwaye, nabwo hazamo poko murabyibuka ba Manzi amwe mu bukapiteni. Icyo gihe agashaka ubuhandera, Mulisa we yashakaga kwihera nde kapiteni. Icyo gihe hari umukinnyi wari inshuti ye ari washaka kuyiha, hari muvutani kuvute. Urabyibuka yirukana Muhagiri ngo ibiki, ubuyobozi bukamugarura, bikagira gute, mbega harimo ibintu biraho ngaho. Nyine ndashaka kubereka ko Mulisa nakasa mutwe mutagira ngo aroroshye, biza kugira gutyo. Mulisa ava hehe? Ava muri APR, agumaho. Umuntu bita Eric aza kureba Mulisa nta kazi afite, aravuga ati ariko uyu muntu twarakinanye Mavubi, twagize gute, uyu Mulisa wamuzana mu RS Kigali akaza akamfasha. Ntiyamubirinduye, Mulisa arayisigarana. We niko akora, ntago abashaka kuvuga ngo bihagaze gutya bihagaze gutya, aramubirindura, arambwira ati pembe. Icyo gihe bivugwa ko Mulisa ajyaga agenda akabwira Shema bihagaze gutya na gutya. Shema aravuga ati
urumva Mulisa niba yaragendaga agaconganisha tuyapanga nabi ikipe bigenda gutya agira gutya Eric Maskini ya Mungu ntabyo yarazi we wenda cyari yibereye havuga ati umuntu ni inshuti yanjye umuntu abaramubirinduje Shema ati atumutoza n'uyu nguyu bamuhaye ikipe imikino 5 niba atari ine mu fururizo akubitwa Shema nibwo yaje kuvuga ati naribeshye umuntu namwibeshyeho baramusezereye. Icyo nashaka kuvuga ni iki rero Mulisa ntago yoroshye ngewe mu mupira amashaka kuba muwazi Mulisa twegeze kwicara Chelsea uri muri sakuza Chelsea uri muri sakuza Mulisa rigiye twegeze kwicara turimo tuganira icyo genda byibuka twara ahantu bita Bugenivira abantu barahazi nakabari kari gahari uzamuka ujya nka za Nyarutarama hejuru hari ahantu nyakwigendera w'umudije wari ukunzwe cyane mu Rwanda ari no umudije wa mbere witabye Imana bamwitaga DJ Mira ahantu yakundaga gucuranga twari duhari na Jimmy Mulisa ndabyibuka Jimmy Mulisa ubwe yaranyibwira arambwira ati ntibishoboka ati ngewe nterera amashami kona ati mashami wore Kanyama yayi wanje ntwaza godiyo ati sinshobora kumuterera kona aho rero niho naje kuvuga ndavuga ni kumbe hano hantu rero barabicurika aba bantu ntibasha no kwiga buriya rero niho hantu batandukaniye niho hantu Mulisa atandukanira na Olivier buriya Olivier Karekezi waranumva ko Olivier Karekezi hari igihe ajyaga avuga ati ngewe ndi tayari kungiriza amashami buriya no mu Mavubi yaravugaga ati nge nje namwungiriza rwose yicishaga bugufi n'ikipe ni hari igihe yari yaje sagiye gufata Bugesera namusanze yaravugaga ati nje wayima nagiye nkayitoza n'iki byose niho batandukaniye rero kuko Mulisa we ntaga bashaka umuntu wo kuvuga ngo ngewe ngo gutya na gutya na gutya na gutya ako na kantu gatoya nkuhaye yaravuze ati ntibishoboka sinshobora kugira guterera kona mashami ati ngewe nterere mashami kona Kanyama yayi wanje ngo byagenze gute iryo jambo rari nyibwire turi Bugenivira aho rero niho ngaruye ndavuga inti ibintu birakomeye nashaka kubwira iki nashaka kubwira ibi ahantu byaturutse kuko icyo gihe abura lisanse akajya muri Zambia akavuga ko barwasamanzi aribo bayimwisha kuko mu majwi yashyiragamo rwasamanzi ndetse avuga ko aribo bayimwimishije kugira gute barayimwimishije ku bwende ko muri saravuze atabatoza baranyanga baranzira hari naho aperi yagiye imukorera ibyo bintu byose afande yagiye amutangira amafaranga ye akavuga ati genda gutya na gutya muri Amerika ni aperi yamwishyuriye ariko finally byose biranga nyuma rero ngo yaje kujya muri Tanzania niho yaje kuyikura ngira ngo niho yaje kuyikura mu gihugu cya Tanzania nyuma nabwo byaratinze nabwo yaje kujya kuyikorera so impamvu nagaruka kuri ibi niki navugaga inti Ferwafa ifite ikibazo gikomeye cyane Ferwafa barabizi neza mu masezerano ahari ndetse na ministeri bafitiye kopi nuko umutoza wungirije ari Rwasamanzi Yves ndetse amakuru avuga ko yari yamaze no gupanga imyitozo buri kintu cyose agiye kuza abakinnyi agatangira ko imyitozo buri kintu cyose ariko ngo abakinnyi harimo umukinnyi umutaramu ngo ahise amubwira ati se ko twebwe umutaramu Mulisa yatubwiye ko uzamwungiriza yanatubwiye buri kintu cyose ko ari ugiye gutangiza imyitozo bihagase gute Rwasamanzi agwa mu kantu kuko ari yamaze gupanga imyitozo bazakora buri kintu cyose ahageze abona niko bimeze asanga niko gahunda ziteye nawe yaje gufata icyemezo aravuga ati kana agasuzuguro sinshobora kugira gute kubikora ariko nanjye nkibaza Ferwafa ariko Ferwafa yo murabizi Ferwafa yo ni kwihora ngira ngo mwarabyumvishe sho bundi umunyamakuru Kazungu Clever avuga ati ngewe nicaranye na Dogore tuvuye mu rukiko rwe Inyarwunga ambwira ko mashami yanze ko Batista Kayiranga amwungiriza amashami aravuga ati ngewe Batista namubonaga akitwa Hyundai akina muri Rayon Sport namubonaga kina ndi umwana nkiga segonderi nza kumubona toza nyiga ati ntibishoboka ntibikabeho atahubwo ngiye ndungiriza Batista Kayiranga mubaza mwumviye Ferwafa yari yafashe icyemezo cyo kuvuga ngo mashami niwe mutoza mukuru ngo Batista Kayiranga agira gute
amwungirize. Noneho nibyo bije noneho wagira ngo ahubwo ifederation simbizi tuzavuga tugeraho dusarare, tuzavuga tugeraho tubura ibindi ariko nta kundi. Nicyo rero nashaka kukubwira, niyo kwe irimo, niko kakotapini karimo aho ngaho. Ferwafayo niko imeze, ariko nka ministeri yo ifite ikipe y'igihugu mu nshingano zayo irabizi. Niyo mpamvu rero reka mbabwize ukuri, iyi ministeri nayo ntangiye kuyidautingaho, ntangiye kuyigira akabazo kaini kauda venenum karimo, harimo question mark. Ubwo nza ariko nibo bagonganishije inzego, kandi reka mbabwize ukuri muzamubireba. Nyamara wenda tureke ibyo guha Mulisa ikipe, kuko byo ntibishoboka. Mulisa kumuha ikipe nkuru nk'umutoza mukuru byo biragoye, ikipe iramurenze, ikipe iri hejuru ye. Ndababwiza ukuri, reka dutegereze turebe. Singi South Sudan ni ikipe iri aho ngaho, ariko buretse tuzaba tureba bizavamo. Doraho turi nanjye ndabibabwiye, nitamugaragurira hariya doraho ndi, tuzaba tuvuga ibindi. Ariko ibyo byose iyo ntsinzwe edae tuzayishyira kuri Ferwafa na ministeri, kuko nimwe muteje akaduruvayo kose, nimwe muteje akaduruvayo. Umutoza ngo yagiye, ngo muramubashije, ngo se ngo urabona ngari nde wakungiriza, kandi hari umwungiriza deja. Ikindi cya kabiri, kubaza umutoza ni inshuti ya Mulisa. Murabyibuka mu bantu barwanyije abanyamahanga, umutoza yararimo avuga ko ari ubusazi, niwe harya wavuze ko ari ubusazi si wa munyibutse neza, nawe arimo sinzi neza ariko munyibutse. Ariko babirwanyije bose barimo, ko Mulisa ubwe yivugiye ko bidashoboka. Ndetse hari n'ikinyamakuru, umunyamakuru wamuhamagaye wandikira ikinyamakuru aramubwira ati ntibishoboka. Yari nabitangaje, sinzi na radio yabivugiyeho, aravuga ati ntibyumvikana. Mulisa arabipinze cyane. Nyamara yibagiza wakina abanyamahanga babaga ari bangahe, yakinanye n'abanyamahanga bangana iki. Urumva ukuntu abantu bashaka kwica umupira n'iki byose. Ubwo rero ngiye nagira ngo mbabwire ahanini inzigo n'iki byose biri mwahanga, nukuvuga barapingana ubwabo, barapingana kuko Mulisa ubwe noneho no kugira ngo simbizi, no kugira ngo yive yicara aho ngaho anamwungirize byari kuba ari ikibazo gikomeye cyane, kuko nanu iyo nzigo ntirashira. Avuga ko yive ari mu bamwimishije lisansi. Ngiye mbibatondorera ukuntu byagiye bigenda, ariko nkaza gusanga ko yive yarenganaga, kuko niba yaragiye muri Zambia kikamugarika, akajya muri Amerika akagaruka, ibiki byose cyajya mu makipe bakajya bamutera n'iki byose ibintu ba Petrovic yagiye avuga ati uyu nta muto, izina ry'Imana Petrovic yabwiye ubuyobozi, arabwira ati ndagiye, ariko uyu nta mutoza uzamubamo. Yarabivuze. Zirati kajya kugenda yaravuze ati nabonye abatoza benshi, atari kuyo abona abatoza. Iyo ni ntuza nkuha Mulisa simwanga, izina ry'Imana Mulisa simwanga, mba numva nifuza n'iterambere rye. Ariko kugira ngo mu mupira ubashe gukora ibintu byawe bigiye mu murongo, ugomba kubaha abantu, ukubaha abantu, kandi ukagira discipline. Ntiwumve ko ugomba kuba uri kuri hari ibintu bitarageraho. So ubu ndabizi abantu benshi bagiye kuza ngo muraci ikipe intege ngo itarajya gukina n'iki byose. Oya, ngiye Amavubi nyifurije intsinzi, nyifurije rwose gutsinda, igihugu tukiri inyuma, ikipe y'igihugu tuyiri inyuma byose. Ariko nagira ngo mbabwire ibyo bintu izingiro rya byose ukuntu rihagaze. Rwasamanzi rero buriya n'umuntu umutaramuhariya nanamwemeye, kuko mu mitoreze hagati ya Mulisa na Rwasamanzi harimo intera yo kuva nkaha ngaha ukagera zajya bwishongoyeze. Rwasamanzi n'umutoza nanayababwiye, ndababwira ini nk'ubu sinzi ikibazo cyabaye kuri Mashami muri polisi ukuntu arimo gutsindwa, ariko narabibabwiye nti mu batoza ubu ngubu mu Rwanda bahari, Kasambungu sinzi hano yagiye, ariko Mashami na Yves Rwasamanzi ni abatoza bari kuri top. Navuga nti nibo batoza ubu ngubu bari bameze neza, ntimuzambwira ibindi n'iki byose. N'abatoza bafite experience, bafite buri kintu cyose.
So reka dutegereze rero ikipe Amavubi tuyiri inyuma, turayifuriza intsinzi, turayifuriza n'iki byose. Ariko nanjye ndabibabwiye, Mutarama arayishoreye, South Sudan ni ikipe irahisanzwe, singaho turi, nzambibabwira match irangiye, nzambibabwira itimu muri sajyanye.